Alright, so nongeye kubaha ikaze nanone kuri ya channel yanyu ni kuri The Sun TV cyangwa se ku ishuri aho bita kuri Tagwan Training Center dukorera ku Ruyenzi. Uramutse ubikeneye ntukabure kutugana, telefone yanjye mpora nyibaha, telefone y'ishuri mpora nyibaha kugira ngo byose bifatanyirize hamwe kutuzanira ibyiza. Alright, now reka nanone twongere tuganire kuri verb to be cyangwa se kuri auxiliary verb mu bihe bitandukanye nk'uko twabibonye. Auxiliary verb twabonye ko ari verbe dukoresha mu gihe tudashaka kwigaragaza nk'igisobanuro cyayo. By the way, tugira auxiliary verb eshatu. Tugira auxiliary verb yitwa verb to be, ubusanzwe ivuga kuba, tukagira auxiliary verb to do, ubusanzwe ivuga gukora, then na auxiliary verb to have, ubusanzwe ivuga kugira. Ariko nababwiye ko iyo tugiye gukoresha auxiliary verb iyo dukoresheje verb nka auxiliary tuba tutayihaye igisobanuro ubwayo isanzwe ifite, ngo tuvuge ngo kugira isagiye kuvuga to have, like kugira. Nk'iyo tuvuze ijambo ngo mfite ikaramu turavuga ngo I have a pen, okay? I have a pen cyangwa se I have a pen bitewe nuko n'icyongereza uvuga. Hanyuma iryo jambo ntabwo rivuga nka auxiliary, iyo have ukoresheje ntabwo bari ukugira kubera ko isanzwe ifite igisobanuro cyo kugira ubwayo. Verbe to have dukoresheje nka auxiliary verb ni verb, in fact auxiliary verbs zidufasha, excuse me, so auxiliary verbs zidufasha ubusanzwe mu gushyira ibintu mu gihe cyabo, like mu gihe, mu tenses ni ukuvuga ngo turashaka kuvuga interuro yo mu gihe cyashize, turashaka kuvuga interuro yo mu gihe kizaza, cyangwa se turashaka kuvuga interuro yo mu gihe turimo cy'ubu ngubu. Ibyo byose tubikora dukoresheje ibyitwa auxiliary verbs. Reka tuyirebe kuri auxiliary verb to be mu gihe tugiye kuyikoresha, tugiye kwitondagura mu gihe cyitwa past cyangwa se mu gihe cyashize. Alright, so twaravuze ngo mu masomo yacu ya mbere twavuze ngo auxiliary verb to be iyo tuyikoresheje tuba tugiye kuvuga ikintu runaka umuntu cyangwa se subject ari cyo, cyangwa se tugiye kuvuga ikintu runaka subject ari gukora. Okay, kuri iyi nshuro ubwo tugiye kuyivuga muri past, ubwo tugiye kuvuga ikintu umuntu runaka yari cyo cyangwa se ikintu umuntu runaka yari ari gukora. Perfect. Nabwo dukurikiza ya form ya SV, this guy, okay? Dukurikiza ya form ya SVO, okay? Twaravuze ngo SVO ivuga subject verb object. Tuyikoresha kugira ngo tuvuge ko subject akora igikorwa, verb ni igikorwa gikorwa, then object naho igikorwa gikorerwa cyangwa se umuntu runaka wakira igikorwa. Okay? Subject iteka twazirebyeho, twaravuze ngo ziba ari za zindi zigeze ngira ngo ku 8, twavuze 8. Hanyuma twarongeye turavuga ngo verb nayo iba ari like verb icyarimwe, verbe cyangwa se inshinga y'interuro icyarimwe iba igomba kugaragaza ibintu bitatu by'ingenzi. Verb ibintu nabyo reka mbivugeho. Verb iba igomba kugaragaza ikintu cya mbere, iba igomba kugaragaza igisobanuro cya, like the meaning of the sentence, like igisobanuro cy'inshinga. Iyo tuvuze ngo ndi kurya, iyo tuvuze wenda tuvuge ngo ndagukunda, iyo tuvuze ngo ndagukunda mu ijambo I love you, mu ijambo I love you, what is this, okay, mu ijambo I love you, okay, iyi I niyo ivuga subject, iyi love niyo ivuga verb, hanyuma iyi you niyo ivuga object. Iyi I ni ngewe ukora igikorwa, hanyuma love ni igikorwa gikorwa, hanyuma you ni wowe wakira igikorwa cyangwa se igikorwa gikorerwa. Ibi bivuze iki? Iyi verb niyo nshaka tuvugaho cyane, meaning bivuze iki? Iyi love igomba kubitanga umuntu wumvira ijambo akumva ko verbe turi kuvuga ntabwo ari ukuryama, ntabwo ari gusinzira, ntabwo ari ukurya, ntabwo ari gucuruza, ntabwo ari ukwiga, ni ugukunda. That is the meaning that I'm talking about. The meaning kigomba kuba ari igisobanuro cya nyacyo cy'ijambo turi gushaka kuvuga. Icya kabiri, verb icyarimwe inagaragaza igihe, ibyitwa tenses cyangwa se igihe runaka turi kuvuga imo iryo jambo. Nk'urugero, iyi verb to love yigiye muri past ihinduka loved. Ubu dushatse twavuga ngo I loved you. Nta kintu kimwe twaduhinduyeho, ariko interuro ubwayo kubera ko twongeyeho iyi d cyangwa se twashyize iyi verb muri past, interuro itindura igisobanuro ikavuga ngo naragukundaga. Okay? Naragukunze, like naragukunze, sibyo I loved you, naragukunze, byarabaye birarangira. Iyo niyo yitwa simple past. Okay? Hanyuma ni ukuvuga ngo verb igomba kuba yujuje ibi ngibi bisabwa. Ahangaha kubera ko turi kuvuga ku ijambo auxiliary verb, aka kantu kitwa verb nako kakaba karimo, nubwo turi kuvuga ngo verb yitwa auxiliary ntabwo tuba tukikoresha nka verb, ariko kubera ko bari yegeranye na subject, nk'uko twabonye ko v yegeranye na subject buri gihe, ubwo bivuze ngo nigena igihe
ijambo turi kuvuga ririmo. Ikintu cyegeranye na subject buri gihe nicyo kigena igihe ijambo turi kuvuga ririmo. Reka twikomereze. Iyo tugiye gutondagura verb to be muri past turavuga ngo I twabonye ko ari subject, like izi ngizi ni subject zigomba gutangira interuro kubera ko hano hariho ijambo SVO. Hanyuma turavuga ngo I was, okay? Iyo turi gutondagura verb to be turavuga ngo I was, okay? Tukavuga ngo you well, okay? You well, okay? Nuko tuyitondagura tukavuga ngo he cyangwa se she cyangwa se it was, okay? Hanyuma tukamanuka hasi tukavuga ngo we, tuba tugeze mu bwinshi tukavuga ngo we well, okay? You well, hanyuma they well, good. Ahangaha rero tuba dushaka kuvuga ngo I was no kuvuga ngo nari. Mu masomo yacu ya mbere twari twavuze ngo ijambo I am muri present rivuga ngo ndi. Ahangaha muri kuri iyi nshuro rero ubwo tugiye muri past, ubwo tugiye kuvuga ngo ijambo I am iyo rigiye muri past rivuga ngo nari. Ndi umugabo, nari umugabo. Ndi umunyeshuri, nari umunyeshuri. Ndi umunyeshuri ni ukuvuga ngo I am a student. Iryo jambo tugiye kurikira muri past turaza kuvuga ngo I was a student. So I am ni iri guhinduka was, okay? By'umwihariko was ni ubumwe, hanyuma were ni ubwinshi. Urabona ko hano hose hari uretse kuri were, kuri iyi were yo ntabwo iyo ni case special, ni special case, ariko handi was aho dushaka kuvuga umuntu umwe nka I ngiye mba ndi umuntu umwe, okay? Nka I mba ndi umuntu umwe, hanyuma na it na he na she nabwo urabona ko hariho was, ariko handi hano hose hariho were kubera ko nka we ivuga twebwe benshi, yo ivuga mwebwe benshi, hanyuma they ivuga abantu runaka bo benshi bari, okay? Hanyuma kuri you were ahangaha nkuko twabivuze muri ya video ya mbere murabyibuka ngira ngo twari twavuze ngo ijambo nari turivuga tugiye kuvuga icyo nari cyo, sorry, ku ijambo I am twavuze turi kuvuga ngo tugiye kuvuga icyo ndi cyo cyangwa se icyo ndi gukora. Nta gihindutse na hano, icyo tugiye guhindura n'igihe tugiye kuvugamo ibintu. Turaza kuvuga ngo nari cyangwa nari, wenda tuvuge nari icyo nari cyo cyangwa se icyo nari ndi gukora cyangwa se nari ndi gukora mu buryo bukomeza. Twigeze no kuvuga ngo ndi kubereka ukuntu ikintu gikurikira inyuma ya SV, like iyi object yagombye kuba ari iki. Twavuze ngo object ishobora kuba ari noun. Reka wenda mbishyire hano kugira ngo umuntu utabonye video ya mbere nabwo hano bibone. Mu gihe cyose dufashe s tugateranyaho v, tugateranyaho verb to be, okay? Hanyuma tugateranyaho ikintu runaka cyitwa object, kubera ko twabonye ko hano tugomba kugira ijambo ryitwa SVO gusa. Iyi object igomba kuba ari ikintu kimwe mu bintu bibiri. Ikintu cya mbere twavuzeho cyitwa noun, okay? Noun. Ikintu cya kabiri gishobora kuba object ya subject twateranyijeho verb to be, cyaba verb, okay, plus cyaba verb yateranyijweho ikintu cyitwa ing form. Nizere ko ibi ngibi ngira ngo byumvikana. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ijambo I am tugateranyaho noun tuba tuvuze icyo ndi cyo. Ngiyewe kubera ko ari I nakoresheje tuba tuvuze icyo ndi cyo, icyo nari cyo, kubera ko iyi verb to be twayishyize muri past. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ngo nari ni ukuvuga wenda tuvuga ngo I was, nk'urugero twavuga ngo I was a teacher, okay? Ni ukuvuga ngo nari umwarimu. Kubera ko nari rero ifite ikindi gisobanuro dushobora kuvuga ngo dushobora kuvuga ngo I was, dushobora kuvuga ngo I was teaching, okay? Nabyo byagira igisobanuro turamutse tubwiye umuntu ngo I was teaching, okay? That is number one. Number two, we can also say like if we say this word like you were, noneho tubwiye umuntu ngo wowe wari. Mu ijambo wowe wari tuba dushaka kubwira umuntu ngo icyo wari cyo cyangwa se icyo wari uri gukora. Tuba dushaka kubwira umuntu icyo wari cyo cyangwa se icyo wari uri gukora. Ibi bivuze iki? Dushaka kubwira umuntu ngo wari, wenda tuvuge like you were, ni ijambo wari mu Kinyarwanda, sorry for the disturbance, ni ijambo wari mu Kinyarwanda, okay? Dushatse twavuga ngo wenda tuvuge wari umwana, sorry mukamyandika mu Cyongereza nibwo bisobanutse, like you
well a child. Okay, ibi ndi kubikora kugira ngo nze gutandukanya iyi ya mbere n'iya ya kabiri. By the way nkibiriho, noneho iyi ya kabiri yo ivuga ko mwari, kubera ko urumva ko murenze umwe. Okay, anga ni nk'aho umuntu yavuga ngo mwari. Okay, abana. By the way mu cyongereza twavuga ngo you were children. Children ni ijambo a child twashyize muri plural. Ni ijambo child twashyize muri plural rikaba children. Hanyuma dushobora no kubivuga rero turi gushaka kuvuga ikintu umuntu runaka yari gukora. You were studying, you were walking, just like we have seen, right? Now you ikavuga twebwe ko twari, like twari turi, twari birumvikana, like maybe we were studying, we were children, whatever. Sibyo icyo twari turimo, we tuyivuga turi kuvuga aba group y'abantu nanjye ndimo. Okay, hanyuma kuri she no kuri it twavuze ngo buri gihe twongera akantu kitwa was turi kuvuga ikintu kiri muri past. Turavuga ngo yari umuntu runaka w'umuhungu, umuntu runaka w'umugabo, cyangwa se umuntu runaka w'umugore, aho dukoresha she buri gihe tugashyira akantu kitwa was. Tuba tuvuze ngo yari icyo yari ari cyo, like she was a doctor. She was, urumva ni yari nko kuvuga ngo she was a doctor, she was a doctor, or she was nursing, she was studying, everything, you know, bitewe n'igitekerezo wagira w'icyo ushaka, you can say whatever you want. Okay, so if you say this word like we were, nabwo tuba dushaka they were, tuba dushaka kuvuga icyo abantu runaka bari bo, icyo abantu runaka bari cyo, cyangwa se icyo abantu runaka bari gukora. Turamutse tuvuze ngo they were, okay, they were living here, tuba tuvuze ngo abo bantu bari batuye ahantu runaka hano. Dushobora no kuvuga ngo wenda dushobora no kuvuga ngo they were women. Okay, they were women. Abangaba bagomba kuba bari mu bwinshi kugira ngo baze gutandukana n'iyi y'umuntu umwe, cyangwa se ubwo duni kuvuga ngo hano twakoresheje doctor, ubwo twavuga ngo they were. Okay, they were doctors. Doctors, hari ijambo a doctor ni umuganga umwe, then doctors ni abaganga benshi kubera ko ari ba they twabonye ko ari abantu runaka benshi b'abahungu, abantu runaka benshi b'abagore, cyangwa se abantu ibintu runaka byinshi. Tubivuga dukoresha verb to be, mbisubiramo turi kuvuga icyo turi cyo cyangwa se icyo twari cyo. By the way nitugera muri future nabwo tuzabona ko tuzaba turi kuvuga icyo tuzaba turi cyo, cyangwa se icyo turi gukora, icyo twari turi gukora, cyangwa se icyo tuzaba turi gukora. Ibi ngibi ndabivuga, ndaza kuyikata iyi video kugira ngo bize kuborohera kuyirodinga, nze gukora auxiliary verb to be muri future mu yindi video iri imbere. Hanyuma you can always, uramutse ufite ikibazo, uramutse ugize igitekerezo, uramutse ufite ukeneye ubufasha runaka, this is my telephone number 078 98 43 43 6, and we have this one 09 76451. Iyi ngiyi ni ishuri, this one is for the school, and this one is my personal contact, so you can always consult me. You can even ushobora no kudutwana ari ujyanjye wanyandikira kuri WhatsApp, ari ishuri wayakwandika kuri WhatsApp, hanyuma tukagufasha uramutse ukeneye ubufasha bwari bwo bwose. Ngayo nguko nizere ko biri gukunda, kandi nkwifurije ishya n'ihirwe kandi kuraje cyane mu rugendo utangiye kwiga Icyongereza. Biroroshye kandi birashoboka. Niba nawe uri muri ba bantu babona ko Icyongereza ari ururimi dukeneye, cyane cyane Icyongereza n'ikoranabuhanga ari ururimi dukeneye kugira ngo dushobore kuba mu isi iri imbere aha ngaha, nkwifurije amahirwe masa.